kuba uvuga ati abyaye umukobwa ntukavuge ngo urinubye ngo urumva ngo abyaye umukobwa, ni wowe wayimuteye. Mubwa abana b'abangavu bakunda gutwara inda bataziteganyije, kandi akenshi haba hari ibintu bituma bazitwara. Ikintu cya mbere ngiye mbona gituma batwara izo nda zitateganyijwe, What's up guys, ndabasuje cyane kandi baha ikaze hano kwa Goba Studio. Niba ari ubwa mbere mubashije kugera hano kuri uyu muyoboro, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira inkuru ndetse n'ibiganiro tuzabagezaho umunsi ku wundi. So uyu munsi rero muri kumwe na witi wanyu, witi w'Abanyarwanda. Ndabanje mbasuje aho muherereye. Ushobora kuba ari urebye iyi video ari mu gitondo, ubwo ni waramutse. Niba ari mugoroba wiriwe, bitewe n'amasaha uri kureba ino video. So uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kigira kiti, ejo bundi hari umuntu wambajije ikibazo kigira kiti, ese wowe ni iki utekereza ku mwangavu cyangwa se ku mwana w'umukobwa ubyara cyangwa se utwarira inda itateganyijwe iwawe? Njyewe rero yarakimbajije, ndicara nkitekerezaho. Nawe ubwawe ushobora kuba icyo kibazo murakikubajije utahita ubasha kubona igisubizo. Uyu munsi rero nshaka ko tuganira kuri icyo kintu, abantu bo kuri Goba Studio, nshaka ko tuganira kuri icyo kintu, kuri icyo kibazo. Kandi icyo kintu nyamara gihangayikishije isi muri rusange. Icyo kintu gihangayikishije isi muri rusange kubera ko abana b'abakobwa, abana b'abangavu bakunda gutwara inda bataziteganyije, kandi akenshi haba hari ibintu bituma bazitwara. Ikintu cya mbere ngiye mbona gituma batwara izo nda zitateganyijwe cyangwa se batwara izo nda batabiteganyaga, ikintu cya mbere ngiye mbona kibitera ni uko hari igihe umwana w'umukobwa ashobora kurarikira cyangwa gukenera ibintu iwabo badafite ubushobozi. So rero bigatuma ajya kuri ba bagabo bafite amafaranga, bakamushukisha amafaranga, bakamushukisha izo iPhone, izo telefone nziza, ayo masakoshi agezweho, iyo myambaro myiza, kubera iwabo bwa bukene bwabo bafite batari bubashe kumugurira ibyo bintu akeneye. Akajya kuryamana n'abagabo cyangwa se abasaza. Hari n'igihe usanga ari kuryamana n'abantu bamuruta cyangwa se akaryamana n'umwana bangana. So rero icyo gihe niwe usanga icyo gihe ashobora kuba yahakura iyo nda atayiteganyije. Ikindi, urubyiruko rukunda kwishora mu biyobyabwenge. Urubyiruko rukunda kwishora mu biyobyabwenge ngo bari muri enjoyment, bakunda kuvuga ikintu ngo turi kwenjoyinga. So uko kwenjoyinga rero hari igihe usanga bakoreyemo ibikorwa bitari byiza, ugasanga umwana ahakuye yanda atayiteganyije. Uti rero uwo mwana bimugendekera gute nyuma yaho? Ushobora kuba utazi inyuma yaho ingaruka ahura nazo. Nyuma yaho ahura n'ingaruka zikomeye. Ushobora kuvuga ati biroroshye, ni akantu koroshye kuba yatwara inda, hari uhita avuga ngo nayikuramo, hari utuvuga ati nakemera nkayibyara. Ariko kuri wa undi wemeye kuyibyara ati bimubyarira izihe ngaruka, izihe mbogamizi mu buzima bwe? Icya mbere, ishuri ararita. Niba yigaga ishuri riba rihagaze, ubwo urumva ntago waba utwite ngo usubire ku ishuri. Icyo ni ikintu cya mbere atakaje mu buzima bwe kandi cyari gifite agaciro. Icya kabiri, muri sosiyete, uko yarabanye na sosiyete birahagarara. Ushobora kuba uri kwibaza se bihagarara gute? Uyo umwana w'umukobwa atwaye inda, cyane cyane iwabo muri famiye, bamwe baramwanga. Hari famiye zita zanga uwo mwana, zikamufata nk'igicibwa, ntiyongere kugira ijambo mu rugo. Ugasanga uwo mwana nta bwisanzure, hari n'abamwirukana iwabo. So kubera iki yakoze cya kintu atiteguye ko hakiri buvemo icyo kintu. Hari n'ababyeyi batajya baganiriza abana babo ngo bamenye ko niba barageze mu gihe cy'uburumbuke, niba umwana w'umukobwa yarapfunduye amabere, utangire umuganirize, umubwire ibintu akwiye kwirinda, umubwire ko akwiye kwirinda ibishuko biri hanze ahantu byinshi. Abakobwa babitarukana bakeya. So rero
umubyeyi njye numva yagakwiye kuzajya yicara akaganiriza uwo mwana, kuko iyo atamuganirije usanga uwo mwana ari azana iyo nda, kandi iyo yihegejeje mu rugo ababyeyi nabo usanga ari abamwitakana, abavandimwe be. Njye nagwa nk'urugero, hari abacuti banjye byabayeho, ntabwo tuvuga ibintu bidafite ibihamya, hari abacuti banjye, si ngombwa kuvuga amazina yabo, ariko hari abacuti banjye byabayeho byarabagwiririye barazitwara. So bazitwaye rero byabera ibibazo bikomeye. Umwe ndabyibuka iwabo yatwaye inda, ageze iwabo mama wiwe nyine niwe wari ubizi, papa we yari umuntu ugira amahane, umwana w'umukobwa aratorongera ava iwabo ajya kwa mukuru we. Iwabo yari mu cyaro, ajya kwa mukuru w'i Kigali, gusa mukuru we nawe nta buzima yari afite burenze nyine buhambaye. Icyo akoze yabaye amuhishe, kuko urumva ko yavuye iwabo yirinze igitsure cya papa we n'ukuntu papa we n'umujinya we, aba agiye kwihisha kwa mukuru we kugira ngo basi babe babyumvisha papa we. Umwana w'umukobwa yaragiye arakubitika aba kwa mukuru we, ubwo baramuhisheyo agumayo, igihe cyo kubyara kigeze arabyara. So aza kumanuka byarabyaye, urumva ko we papa yari yararangije kubyakira. Amanutse rero aje kwicara iwabo, niho urugamba rwe rwatangiriye. Ushobora kwibaza uturuhe rugamba? Urugamba rwo kubana n'abavandimwe ufite umwana w'umukobwa yageze iwabo, yari afite basaza be 4 bamukurikira. Ndabyibuka umwe uwamukurikiraga yari afite mu myaka 20 gutyo, undi 18, undi yari afite muri 12, 13, akandi ko kari gatoye. So rero yageze iwabo yari afite umwana w'ibyumweru 2, cyapaze ibyumweru 2 abyaye. Mukuru babona ntabwo yabona ubushobozi bwo gukomeza kumwitaho, amwohereza iwabo. Ageze iwabo rero basaza be bamufata nabi, bakajya bamubwira amagambo mabi akomeretsa, bamubwira amagambo mabi nyine, uzashyira icyo cyana cyawe. Nubwo bavugaga umwana, bavuga ngo icyo cyana uzafata icyo cyana cyawe ugishyire papa we, ntabwo tugishaka aha. Umva umwana w'umukobwa abaho nabi, mama we nyine urabizi abantu bo mu cyaro ukuntu baba babayeho, nawe ushobora kuba byarakubayeho, urabizi ubuzima babayeho ntabwo aba ari bwiza. Yagezeyo basaza be habe no kugira ikintu bazajya bamufasha. Umva yakenera amazi yo gufura imyenda y'umwana, guys, umva yajyaga kuyivomera, kandi urabizi mu cyaro baba bavoma ahantu kure, ryo bavoma mu kabande, bavomaga ahantu kure, akajya agafata ikijerekani agaheka umwana cyangwa se akanamusiga akajya kwivomera amazi. Mama wiwe yaba yagiye nko guhinga, urabizi mu cyaro nta kandi kazi bakora atari uguhinga, yaba yagiye nko guhinga, yaba yasigaye mu rugo nyine imirimo yose akayikora, abasaza be nta kintu bamufasha habe n'ikintu na kimwe. Umwana noneho yarira, umwana yarira, intambara ikaba intambara, bakamutuka ngo kiri kutusakuriza, umva nyine amagambo mabi yikomeretsa. Ibaze noneho ukuntu bamukomeretsaga, noneho ibaze kugukomeretsa n'uwayiguteye atakuvugisha cyangwa se yarakuyihakanye. Umva icyo gikomere uwo mwana w'umukobwa bafite, umva icyo gikomere. Noneho bamubwiraga amagambo mabi. Njyewe nagiye kumusura, ambwira ubuzima acamo, ubuzima barimo ari kuvuga ati iyo mba narabimenye wenda nari guca no mu nzira zitari nziza, ariko si bibe bimeze gutya. Ndavuga ati ihangane, hari igihe uyu mwana azakugirira umumaro, wowe ihangane utuze ubyihanganire. Nyuma yaho yaje gukizwa kubera ibintu bamukoreraga, yaje gukizwa ahitamo kujya mu nzira y'agakiza kubera ibintu bamukoraga, kugira ngo abashe kwiha amahoro yo mu mutima. Ibaze noneho abahungu bamufata nabi, umwana atanavuga ati wenda ndatetse, umwana narira ni mumumpereze se, wenda sinshaka ko byangirika bishirira, reka ahubwo hari bari no kumushota, ahubwo icyo bifuzaga ahubwo nuko batamubonaga aho ngaho, icyo batashakaga no kumubona muri urwo rugo. So urumva rero abana b'abakobwa baca mu nzira y'umusaraba, inzira ikomeye. Noneho hari igihe baba bafite ababyeyi batabitayeho, bagaca mu bintu bikomeye, abavandimwe.
abavandimwe bo noneho baragatsindwa nubwo bumva yuko ikintu cyakubaho cyakugwiririye, kandi hari igihe kikugwiririra. Yego hari abifuza byinshi bagashiduka barigeze byababayeho, ariko hari nabo bigwiririra. Hari abo bigwiririra kikamubana ikibazo kimugwirire bimutunguye. Hari n'undi mushuti wanjye wuri byabayeho nawe iwabo bajya kumuhisha. Ubundi abapapa kubera iki abapapa muhita mufata imyanzuro ikomeye, mwumva ko umwana w'umukobwa ari batwaye inda abaye ikirumbo, mugatera muvuga ngo nuwa nyina. Ese nuwa nyina mama we yabyaye uwo mwana wenyine yiteye inda? Abapapa nabo rwose njya mbanenga, mwagakwiye gufata uwo mwana w'umukobwa wagize icyo kibazo mukamwihanganisha, mukabasha kumushyigikira, mukamwereka basi ko muri ku ruhande rwiwe. Iyo umubyeyi w'umumama, ababyeyi b'abamama bo barabizi, baranabyumva cyane, ntabwo bo bajya batererana buriya abana b'abakobwa byabayeho, ntabwo bijya bipfa kuba. Ariko abapapa bo bahita babitarutsa bagatangira kuvuga ngo uruwa nyoko, amagambo nyine nabo atari meza. Kandi nyamara uwo mupapa hari igihe ukurikirana ugasanga nawe yaragacishijeho, ugasanga nawe afite n'abana benshi yabyaye mu gasozi, ugasanga yagiye abyara hanze, ariko kuko ari umwana we bibayeho agahita amwituwa nyina. Ese mwa bagabo mwe, abagore nibo bitera inda kubera iki kibazo kiza mu rugo mukacyihakana, mukumva ko icyo kintu umubyeyi w'umumama ari we biba bireba, ari we nyine wabiteye, ngo nta burere yamuhaye. Wowe wamuhaye ubuhe burere nk'umupapa? Ahubwo abapapa bundi jya numva bavuga ngo abapapa, niko numva ngo abapapa aba ari inshuti y'abakobwa. Ngiye ku giti cyanjye siko bimeze, ariko niko numva. Ese niba uri inshuti n'uwo mukobwa, niba noneho ageze muri kuki utamuganiriza ukamubwira ko agomba kwirinda ibyo bintu, ukumva ko ari umwana, abana bamaze gukura ari abanyina gusa, noneho yagera muri icyo kibazo aba yabaye uwa mama we, ntabwo aba akiri umwana muri urwo rugo, ntabwo ari akiri umwana wa papa, aba yabaye uwa mama we gusa. Nibaza ese uwo mumama yiteye inda, ntabwo muzi ko 90% ara 90% ni umupapa ubyara. Uwo mwana yabyaye, wa papa n'uzabona umugore wawe atwite, umwana azabyara igitsina cyari cyo cyose azabyara, ujye umenya ko 90% ari bo baba bigizemo uruhare. Kubera ko ntabwo umukobwa, ntabwo umumama cyangwa umukobwa aba afite uruhare rwo kuvuga ngo ninjye nzabyara iki gitsina. Yego n'Imana ibikora, ariko niba ushobora kubuvuga ati abyaye umukobwa nukavuga ngo urinubye, ngo urumva ngo abyaye umukobwa, ni wowe wayimuteye, ntabwo aba yarayiteye. So iyo ndabyaye ni wowe, nizo nanga nizawe, ni wowe ububyara mu bakobwa. Nukazajya mwumva yuko ngaraba ba mama noneho ikibazo cyaba yatwaye inda bikaba ibindi. Gusa ngiye numva ko umwana mukobwa utwaye inda mwagakwiye kumuba hafi, mukamushyigikira, mukamwumva, mukumva ko ari umwana nk'undi. Ikibazo cyamubaye mukumva ko cyaba no kuri mugenzi we cyangwa ku wundi, ahubwo mukamugira inama y'uburyo bitasubira, mukamufasha, mukamushyigikira. Kuko hari igihe mu mwanga mukamutera ibikomere n'ibindi yatewe n'uwamuteye inda, ugasanga biramuremere, hari n'ushobora kwiyahura. Kwakira ibyo bintu bikaba byamunanira, akaba yakiyahura. Rero numva ko mwagakwiye kuzajya mubegera, niba twayunda mwegere, umube hafi nk'umubyeyi. N'ubundi wamubaye hafi ari umwana, uramukuza, mube hafi n'icyo gihe, mube hafi, umwihanganishe, umwumvishe ko ibyo bintu bimubayeho n'undi byamubaho. Ahubwo wikumva yuko mugiye guhinduka iciro ry'imigani. Noneho hari uhita uvuga ngo ubu ngubu tugiye kuba iciro ry'imigani ku misozi. Oya, kubera iki wumva yuko mwaba iciro ry'imigani ku misozi? Kubera iki wumva yuko aciye ibikuba? Kubera iki? So rero ku giti cyanjye, inama naha urubyiruko cyangwa se abana b'abakobwa, abangavu ndetse n'ababyeyi, rero reka mere ku bana b'abakobwa n'abahungu ariko bajye bumviraho. So
inama ya mbere nabaha, mujye mwirinda guta ishuri. Niba ugiye ku ishuri koko, jya ku ishuri, pana gukatira muri geto z'abasore, pana gukata ujya gushaka, ujya kureba runaka ibyo afite ngo nuko iwanyu ntabyo mufite. Nujya kubireba uragira ishyari, utangire uvuge ubyifuze, nurangiza umubwire ngo ubu wabikuye he. Niba yarabikuye mu nzira zitari nziza, akugira iyo nama yaciyemo nawe uyicemo nta na experience uyifitemo, usange ugize guteza ibibazo ababyeyi, usanga ugiye kwangwa muri famille kandi wenda bagukundaga. So rero urubyiruko, abana b'abanyeshuri bakiri batoya nibo kenshi bari gutwara izo nda. Ndabagira inama rero mwabana, mwanyeshuri mwe, mubanze mwige murangize amashuri, mureke kwishora mu bintu. Ikindi muri kwishora mu biyobyabwenge, dore ibiyobyabwenge wowe wabyishoyemo, utangiye kuzajya uririra kunywa inzoga ngo ngaho wagiye ngo dore ibintu bigezweho ngo utagiye ngo muri night club ngo unywe izo nzoga ngo ntabwo watwitse. Reka ubwire barabashuka. Nujya aho ngaho ukagenda ukanywa ugasinda, ni hahandi bazagukoresha ibyo utazi, usange bya bibazo byakugwiririye. So rero mwige mushyizeho umwete, icyo uri gukora aba ari cyo ushyiraho umutima, we kumva yuko ibyo runaka afite nawe wakabigize. Ahubwo haranira kwiga urangize, uzabona ako kazi cyangwa se uzashaka ikindi wikorera, ugere kuri bya bindi agezeho, ariko biciye mu maboko yawe, biciye mu ntege zawe, biciye mu cyuya cyawe wabize. Ikindi abasore nabo, abana b'abahungu nabo, inama nabagira ni ukuri, niba ubona ugiye no gukora ibyo bintu n'uwo mwana cyangwa se n'uwo muntu mugiye kubikorana, koresha basi agakingirizo, ukoresha ubwirinzi kugira ngo utamutera iyo nda. Kuko n'ubundi n'umutera iyo nda nawe ukiri umwana uramwihakana, ntabwo uzabasha gutunga uwo nguwo uri ubujije ishuri, ntabwo uzabasha gutunga uwo nguwo agiye kubyara. Ikindi rwose abandi nagira inama ni ababyeyi, aba mama bo ntabwo bajya bapfa kwihakana abana b'abakobwa ngo nuko batwaye izo nda, ahubwo abenshi baba hafi bakabashyigikira, dore ko ari gusanga nayo bagiye kubahisha, ni nabo babahisha. Ariko aba bapapa rero, aba bapapa namwe mwe kumva yuko uwo mwana yaciye igikuba, ahubwo mugire urukundo rwa nyarwo. Uwo mwana jya umuganiriza, uwo mwana mugira inama, umubwire uburyo akwiye kwitwaramo. Uwo mwana w'umukobwa mubwira ibishuko biri hanze aha, uburyo akwiye kubyirinda. Ubundi ninanacikwa akayitwara, mushyigikire, umuganize, umube hafi, umubere umubyeyi. Ahubwo kuko muri icyo gihe nibwo uwo mwana aba akeneye urukundo rurenze rwa rundi wamuhaye akiri muto, nibwo uba ukwiye kumuha urukundo ahubwo birenze. So rero niba binamubayeho, umubyeyi nyine wa nyawe uhamye, ugira ute, ushikame, wihangane, ugira ute, umubabarire, kandi mujye mubabarira. Mujye mubanza munaganiriza abana, mwumve n'icyo bibateye, kuko hari igihe umwana hari n'igihe aba yanahohotewe ntawamenya, cyangwa se yashutswe. N'urugero, abana b'abakobwa bakunda gushukwa n'ibintu by'amatelefone, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa nyine wowe mwana nyurwa n'ubushobozi wanyu bafite. Niba iwanyu badafite ubushobozi bwo kugugurira iyo telefone nziza, ihangane, igihe kiracyahari. We kujya mu nzira itari yo ngo ugiye gushakira telefone nziza itari nziza, oya. Ndakugira inama yo kwihangana, kandi wihangane n'ubukene iwanyu babayemo, wihangane n'ubushobozi butari bwiza iwanyu bafite. Hari igihe bizagenda neza, kuko uyu munsi biba byanze, ejo byakunze, ejo byanze. So rero mwakoze kubana nanjye, ni ukuri mwakoze cyane kubana nanjye. Mujye muri komenti namwe mwumve ibitekerezo byanyu, mumbwire mwe mubibona gute, mwe mubona byagakwiye guhindukira hehe, mubona byakabigenze gute. Ese ni iki cyahinduka kugira ngo urubyiruko rureke gukomeza kwishora mu mibonano mpuzabitsina? Wowe ni iki wumva cyakorwa? Duha igitekerezo cyawe, ujya muri comment wandike igitekerezo cyawe, kandi ntibagirwe gusharinga. Mwakoze cyane.